Ikaze nanone kuri Big Move Entertainment, aho tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye yo hirya no hino y'ibyamamare bigiye bitandukanye. Mu minsi yashize hano mu Rwanda byari ibihe byiza, byari ibihe by'akataraboneka mu by'ukuri by'abakinnyi b'amafilimi ba hano mu Rwanda bagiye bakora ubukwe bugiye butandukanye. Bwari ubukwe bwiza cyane, bwari ubukwe bwagiye bugarukwa ku mbuga nkoranyambaga bivugwa cyane bavuga ati bano bantu bakoze ubukwe bwiza. Ubwo bukwe rero bwagiye bukorwa n'abakinnyikazi b'amafilime bagiye batandukanye, yaba Linda Priya yakoze ubukwe n'umusore witwa Christian, ndetse n'umukinnyikazi w'amafilime nanone bita Miki wamenyekanye cyane muri filimi, ubwo ari umukinnyi w'amafilime bita Regis nanone wagiye umwinjiza muri game yo gukina amafilimi, nyuma yaho baza gutandukana. Uyu mukinnyikazi w'amafilimi Miki yaje gukundana n'undi musore nawe wari uri hafi aho ngaho, ariko ukunda kugaragara cyane ku mbuga nkoranyambaga nk'umupromota ugenda promoting ibihangano by'abahanzi bagiye batandukanye, cyangwa agenda azamura impano zindi zigiye zitandukanye, yaba muri sinema ndetse no mu muziki no mu bindi bintu byerekeranye n'imyidagaduro. Uwo akaba ari uwitwa Agapromota. Nyuma yaho n'ubundi bakoze ubukwe bwiza cyane, yaba Agapromota ndetse na Miki ndetse na Linda na Christian. Ariko nyuma ubukwe bwabo bwaje gukorwa, nibwo undi musore nawe cyangwa umugabo witwa Mugisha Emmanuel cyangwa se uzwi ku izina rya Clapton Kibonke, nawe nibwo yaje gukora ubukwe bwiza cyane. Ubukwe yaje gukorera mu Mutara, ubwo yasezeranaga imbere y'Imana ndetse yanajya gukwa umugore wiwe, akaba ari ibirori byabereye mu Mutara. N'ubundi Mugisha Emmanuel yari asanzwe abana n'umugore wiwe, ariko bari batarasezerana imbere y'Imana, bari barasezeranye imbere y'amategeko, babanaga nk'umugore n'umugabo, aho baje no kubyarana abana batatu. Rero nyuma yaho Clapton Kibonke yaje kugenda abwira abanyamakuru, cyangwa se yagiye aganira n'itangazamakuru, akajya agenda ababwira uburyo ki umugore wiwe ari umuntu wagiye umufasha cyane muri kariyeri yiwe, aho Mugisha mu by'ukuri cyangwa se Clapton Kibonke icyo gihe nta mafaranga yari afite, yari umuntu wari ukennye cyane, ariko umugore wiwe yagiye amwihanganira ndetse anakomeza agenda amusunika cyane, amubwira ati ibyo urimo gukora bishobora kuzabyara umusaruro. Mu by'ukuri muri icyo gihe yari arimo gukundana n'umugore wiwe, uyu Clapton Kibonke nta mafaranga menshi yari afite, yari atarabona ubushobozi, ariko yabwiye umugore wiwe yuko bashobora kubana. Umukunzi wiwe muri icyo gihe bari barimo gukundana ari we madamu wiwe, baje kubyarana abana batatu, yaje kumwemerera aramubwira ati dushobora kubana yego rwose, ariko tukabanza tugasezerana imbere y'amategeko. Nibwo icyo gihe Clapton Kibonke yaje gusezerana n'umugore wiwe imbere y'amategeko, ndetse babyarana n'abana batatu, abahungu babiri ndetse n'umukobwa umwe. Gusa Clapton Kibonke yakomeje kuzirikana uburyo ki umugore wiwe yagiye amuba hafi, yagiye amukunda mu bihe byari bikomeye, yaba mu bihe by'uburwayi yaje kurwara indwara yari ikomeye cyane, ariko nyuma yaho akaza kuyivuza igakira, ndetse umugore wiwe yagiye amubana nawe akajya amukomeza cyane mu ntangiriro ziwe za filime, ubwo yari atarabona amafaranga menshi, ubwo muri sinema nyarwanda nta mafaranga menshi yari ahari. Umugore wiwe nabwo yakomeje kumukunda Clapton Kibonke, kandi yegeze no kuganira n'ikinyamakuru Igihe Sport, akaba ari ikinyamakuru nacyo gikomeye hano mu Rwanda. Yari yatumiwe n'abanyamakuru nabo bakomeye, yaba Rigajuriga ndetse n'undi munyamakuru nawe ukora ibya siporo bita Faustin Mugenzi Faustin, nawe yarazwi cyane, hamwe n'undi musore wundi nawe bakorana nawe kuri icyo kinyamakuru cy'Igihe. Icyo gihe rero Mugisha Clapton Kibonke, icyo gihe Mugisha Emmanuel cyangwa se Clapton Kibonke yabwiye Rugaju ndetse na Faustin na mugenzi wabo, aramubwira ati uri umugore wanjye mureba yankunze mu bihe byari bikomeye, ntabwo yigeze ankura, ntabwo yigeze angaragariza yuko afite inyota y'amafaranga, cyane ko nanjye nta mafaranga nari mfite, yari abizi yuko nari nkennye, ariko yaremeye arankunda. Mu by'ukuri rero mba mbona nta kintu na kimwe mfite cyo kumukorera, mba mbona nta mpano n'imwe ikomeye namuhereza. Gusa mbere yaho yuko Mugisha Emmanuel aza gusezerana n'umugore w'imbere y'Imana mu Mutara, akaba ari ibirori byiza byabereye rwose mu karere ka Nyagatare, ariho Mugisha Emmanuel aturuka, ndetse n'umugore wiwe akaba ari nawe ariho avuka. Ubwo rero umunsi w'ibirori wageraga, umunsi w'ubukwe ubwo wageraga,
mu by'ukuri yaba Miki ndetse n'umugabo wiwe Aga Promota ndetse n'uyu mukinnyikazi w'amafilimi nawe Linda Priya cyane cyane ukunda kugaragara muri filimi y'Abamenya, nibwo icyo gihe baje kugaragaza yuko bo batazaba bahari ahubwo bazaba bagiye mu Bigogwe. Icyo gihe akaba ari igikorwa cyari cyateguwe cyo gutembera mu Bigogwe, ahantu heza naho hamwe mu hantu heza cyane hakunzwe mu gihugu cy'u Rwanda, abantu benshi bakunda gutemberera. Muri icyo gihe bakimara kuvuga ibyo bintu, abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bagiye batangara cyane, baravuga ati kuki bo bapanze kujya mu Bigogwe ku munsi nyirizina w'ubukwe bwa Kibonke. Ubwo icyo gihe bateguraga igikorwa cyo kujya mu Bigogwe, nanone akaba ari igikorwa cyari cyateguwe n'umunyamakuru w'inshuti yabo ukora ku kinyamakuru Isibo, akaba ari umunyamakuru w'inshuti yaba Miki ndetse akaba n'inshuti ya Linda, cyane ko uyu munyamakuru Babu yari yarambariye umugabo wa Miki ku munsi w'ubukwe bwa Miki, ndetse na Aga Promota yari yambariye Aga, ndetse no ku bukwe bwa Linda icyo gihe uyu munyamakuru Babu Rwanda nawe yari yambariye uyu musore witwa Christian. Rero nyuma yaho ku munsi w'ubukwe bwa Clapton Kibonke, uyu munyamakuru Babu yahise ategura we urugendo rwo kuzigira mu Bigogwe, ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye yaba Aga Promota ndetse na Miki hamwe n'uyu mugabo Christian ndetse na Linda, bo bahise bitegurira yuko bajya mu Bigogwe rwose. Bakimara gutangaza yuko kuri uwo munsi w'ubukwe bwa Clapton Kibonke bo bazajya mu Bigogwe, kandi abandi basitari benshi mu gihugu bagiye batandukanye bo bari bamaze kugenda mu Mutara aho hari kubera ubukwe bwa Clapton Kibonke ndetse na madamu wiwe. Abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga baje kubibona, ariko bo ntibabyakira neza, baravuga ati ni ukubera iki umunyamakuru Babu yateguye kino gikorwa kandi tuzi neza yuko Clapton Kibonke nawe yaba ari hafi ya Babu, wenda nawe bashobora kuba ari inshuti. Ku mbuga nkoranyambaga abantu ntabwo babivuze kimwe, abantu benshi baguye mu rujijo bakomeza kwibaza impamvu baba bateguye ibyo bintu mu by'ukuri, kandi umushuti wabo cyangwa se uwo basanzwe bakora imirimo ijya kumera nk'aho ari kimwe kandi bakagombye kuba ari n'inshuti. Impamvu yaba yateguye ubukwe yaba kandi yaranabivuze mbere, aho ubukwe bwe bwari bwaravuzwe mbere yuko bushobora kuzaba, bo bakihitiramo kwigira mu Bigogwe. Yes, bahise bigira mu Bigogwe, ariko n'ubundi Clapton Kibonke uwo munsi yakoze ubukwe bwiza cyane, ndetse bwabaye ubukwe cyane bw'igitangaza, bwavuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga. Nyuma yaho rero umunyamakuru wo ku Isimba ariwe Murungisabi yaje gutumira umugabo wa Miki ariwe Aga Promota. Ubwo uyu munyamakuru wa Isimbi TV Murungisabi yabazaga Aga Promota mu kiganiro yari yamutumiyemo, yaramubaje ati twabonye abasitari bagiye batandukanye, mwebwe kubera iki mutatashye ubukwe bw'umusitari mugenzi wanyu, ahubwo mwebwe mukihitiramo kwigira mu Bigogwe? Muri icyo gihe Aga Promota yahise amubwira ati Sabe, mu by'ukuri ndabizi neza Clapton Kibonke yari yadutumiye yaba njyewe na madamu, ariko natwe wibuke Clapton Kibonke ntabwo yari yatashye ubukwe bwacu. Nyuma yaho hari umushuti wanjye naje guhamagara wari watashye ubukwe, ariko nyuma yaho aza kugenda, ndamubaza ati uri hehe? Icyo gihe umushuti wanjye yahise ambwira yuko ari kwa Clapton Kibonke ndetse ari kumwe na Clapton Kibonke. Nahise numva neza yuko Clapton Kibonke atatashye ubukwe bwanjye, yibereye mu kazi kiwe. Ati yego yari ari mu kazi kiwe kamwinjiriza amafaranga yiwe ndetse kagatuma we n'umuryango wiwe bakomeza kubaho. Ati ndabyumva neza cyane rwose, yari ari muri business yiwe. Rero kuba ataratashye ubukwe bwanjye rero ntabwo ari byo byari gutuma nanjye ntaho ubwiwe. Ati nanjye nahise nigira muri gahunda zanjye. Nubwo rwose uyu Aga Promota yagaragaje yuko atari ibintu yabyegereje umutima cyane, ariko mu by'ukuri uburyo ki wumvaga bivuga, wumvaga ari ibintu yegereje umutima cyane. Yabwiye Murungisabe ati njyewe rero kuba Clapton Kibonke ataratashye ubukwe bwanjye, njye impamvu ziwe ndazumva, kuko ntabwo yari gutaha ubukwe bwanjye ngo nyuma yaho abana biwe bazajye bamubaza uko mu rugo byifashe, cyangwa umudamu wiwe bamubaza uko byifashe, ngo narangiza basobanurire yuko yari yatashye ubukwe bwa Miki ndetse naga yari ari muri business ziwe zimwinjiriza we n'umuryango wiwe, kandi birumvikana cyane rwose.
Rero ku bantu bakomeje kwibaza impamvu yaba Christian ndetse n'umugore wiwe Linda Priya ndetse no ku ruhande rwa Miki na Aga Promota, ariko ku ruhande rwa Babu rwo ntabwo tuzi impamvu Babu we ataba yaragiye kwa Mugisha ngo atahe ubukwe bwiwe Nyagatare, ariko mu by'ukuri bigaragara byo impamvu wenda yaba Christian ndetse na Linda Priya cyangwa Aga Promota ndetse na Miki batatashye ubukwe bwa Clapton ari ukubera ko Clapton nawe atigeze ataha ubukwe bwabo. Ni impamvu zumvikana cyane rwose kubera ko nabo bari bafite izindi business bari bagiye gukora. Iyo mpamvu rero ntabwo yari gutuma bajya mu bukwe bwa Clapton Kibonke, kubera ko n'ubundi kutajya mu bukwe bwa Clapton Kibonke nta kintu na kimwe byigeze byangiriza ku ruhande rwa Clapton Kibonke cyangwa se bigira icyo byangiriza ku bukwe bwa Clapton Kibonke. Abantu benshi bari bagiyeyo, ibyamamare byinshi byo mu Rwanda bitandukanye byari byagiye Nyagatare gushyigikira Clapton Kibonke. Rero Miki cyangwa se Linda ntabwo aribo bari gutuma n'ubundi ubukwe butagenda neza. Ubukwe bwagenze neza cyane rwose ndetse abantu benshi barabyishimiye, abantu bishimiye uburyo ki Clapton Kibonke yasaga neza, uburyo ki madamu we yasaga neza. Ni ubukwe bwagenze neza, kuba batarabashije kuba baboneka nabo bakigira muri gahunda zabo ntabwo byabujije ubukwe kuba bwiza cyane. Turabashimiye rero. Iyi yari Big Movie Entertainment. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, ibiganiro byiza nk'ibi ngibi ndetse n'amakuru agiye atandukanye agenda avugwa ku mbuga nkoranyambaga nayo nk'aya ngaya nakagaruka. Iyi yari Big Movie Entertainment. Kora subscribe ndetse unakande like, utubwire no muri comment ko wowe ubyumva.